se wageze mu ntare buze no kwiba n'ababyeyi izina ry'Imana do n'isabune yo kumesa yarabuze use yo urudodo rwonyine n'urushinge byarabuze utagira ngo utagira surwumwe kuri amakosa yawe n'amakosa yanjye wakicira ngo uzane igitekerezo kizima ndakikuzanaho ngewe ubwanjye narakigiriye reba ahantu ngeze ahangaha ngeze uzi ko mu rugo ntarawereza n'igihumbi mama wanjye sindamwereza n'inote y'igihumbi kuri kw'Imana ngewe nukuvuga ngo mama wanjye agiye mu irangamimere akansibishamo ntago namuveho uretse ko atabikora kuko nawe ntacyo ndusha okay tuvuge ko nagihumbi namwoheje we sari icyampa nyine ikibazo nanjye uri kumbwira nkaho nanjye mbikora nyine wagira ngo uri kugisha inama umuntu usanzwe ugiye mama urugero maze kumwanganya nko muri iki cyumweru amwoheje ngajya muri uyu mwaka ayahe se nye mfite wabyumvisha ibintu mbamubwira se umva rero nkubwire nyamwe ibintu ngiye kukubwira ntibyinjirire hano ngo bisohokere hano hari n'ukuntu byaciye inyuma bigakubita nk'ari inyuma ariko ndabyumva none urukumva ndabyumva mabuja ndakumva cyane njyewe nagira ngo nkubwire ngo ibintu byo kwigira hano umuntu w'inzazame umuntu utagira ikintu yitaho uko waba umukire kose ntabwo wakwishimira ko ikintu cyawe cyangiriye ni wowe mabuja niba ufite ifaranga nje sindamukira sinzi urukumva nta muntu waguze imodoka yiwe ngo yishimire ko yikubitaho n'akabuye urumva ayo ko baza baziraza hanze ubwo arara asinziriye imodoka iri hanze kiriho n'akabuye umuzamu ukumva rero njya abanyeshuri ugomba kuzajya uko uvuye muri salo bimwe byo kujya wirebeshwa televiziyo ugahita wigendera ugasigara hadafunze n'uzajya umara kuva muri salo ufunga hariya bitazatuma ako buryo uzi ukuntu bimeze aho kuba imbwa wabimva icyo kintu ngeze aho kugira ngo mbimva ko ntabimva kuko n'uwinsanzwe ndiyo sindi bujye kubishakisha ni ukuvuga ngo ubuzima mbayemo bwo buntegeka kubimbwa rero si ukubishakisha reka duhinduke rero tubimbwa noneho zihiga shaka amafaranga cyakoze reka nkubwire imibare yajemo irihekanye ntago ari igisanzwe kabisa ubukene bwari buri mu mwaka ushize wagira ngo barabuvuga nyine reka nkwereke nyakusoma ndakumva urabona kwibisha imbaraga ntabwo byashoboka kwibisha imbaraga ntabwo byashoboka ko nazo dufite reba ukuntu ungana urebe nawe n'ukuntu ungana twakibishije imitwe tugakoresha ubwenge urakoresha ubwenge utize se ntarahuye ese tutabwiga none umenye ngo twabigenza kuracyurira televiziyo ukacyurira bakubwira televiziyo iwacu natwe turayifite televiziyo yanyu murayifite none mba muyifite se njye bivuze ngo yanjye bazayibe nyigwe nawe itwara iwanyu se aho kugira ngo uyincurire aho nza kinga nza ncunga urugo wanyu hano ukamara n'icumweru waragiye hanze nkacunga urugo ubu televiziyo gukinga hariya bizabaye itamba televiziyo nabyo ikintu ugenze muri none dufite na firigo sibyo urukumva ahubwo kera nimba iteje keke nkizo wayisohora cyangwa se wenda ukazana ku muzamu akazarinda urugo na televiziyo si ibintu kukubwira biri gusohokera hariya koko ngo nabivuze ndazumva kure mva kubwira impamvu bikubwiye no kwiyambira bayikwibye urabyibagiwe aka kanya ariko se reka nkubaze mabujana namwe abakire muzamukira uba wumva wakira cyane ukazugura ibintu ukazuza mu nzu gusa abakene bopfa nabo n'inzara noneho ngurira abakene abantu bibase n'abakene abakene baza bapfa n'inzara bakiba abajura baba bagiye kugurisha ibintu bakwiba aho akabona ifaranga zo mukene sariba zo kurya no kuri kwimana inzara yawe itakwishuka aje kwiba nta nama ndi kukugisha hano aho kukubwira ngo ngiwe nzongera kubona ikintu bibye muri uru rugo erega hari byinshi cyane habe niyo bakubira no firigo ya hano muri salo iyo mu gikonera hari n'ahandi muri koridori hari kibazo izi nkubwire rero n'ubundi ikintu icyo ari cyo cyose twajya gukora twe dufasha umwanzuro ngo tugiye gukora kandi turabona amafaranga nticyaba cyemewe kuko iyo cyemewe bisaba ngo ugende udepoze utegereze usabe baguha amahugurwa rimwe na rimwe bakakwambura ngambwira icyo gitekerezo twumva ndumva ngewe n'ubundi ni ubujura ni ubujura kandi aho bigeze ntabwo tugitinya ubujura sura cyatinya ubujura akarakabanza kubimenyera kubera ko wa mugani wawe kugira ngo uburare hari abandi babimena wagenda ahubwo ukabibakize rero ndumva twajya tugenda mu bipangu by'abantu tukajyamo ariko hanze ku gipangu tugasigaho icyapa cyanditseho ngo hano hari inzu ikodeshwa tukagisigaho baheza tukinjira mu gipangu tukagenda tugakora ibyo dukora tukiba ubundi tugasohoka tukitahira ibyo ngibyo bizaba bidufasha iki cyapa bizakidufasha niba badufasha
twe tuvuga ati twe twabonye icyapa ngo zirakodeshwa uko tuvuga ati ndi umukomisiyoneri umukira nakuzanye none yanjye ndavuga ati ndanga amazu ngo kubona icyapa ngo mbure kuranga amazu ndamubwira ati ahubwo nuko banyiro tukitiye tubabona ubundi none se ibintu tuzaba dusohoye tuzavuga ko tubisohoye nibongera kukwiba ikintu muri uru rugo zahita mwirukana uranyumva neza kibazo ndazumva ariko kurakanga kunirukana narifite na gahunda yo kugusezera ukigendera nuko genda uzinga ibikapu genda nta kibazo ayo manje genda ibintu zose uzubikomeza gusa ntasi genda rwose uzinga ibyawe genda mabuje we tuzunaganira n'ukuri kw'Imana kuganira nande tugotekeza ko turi kuganira umva kubwire mfite famille mfite abana n'ishuri ntakontu babaho kandi ngiyi sikaje mvuga ikintu cyo kuganira ngo urakare hagatima karagarutse wibutse ibibazo byose ufite ndabifite kandi binemeresha ariko nyine nagira ngo turi ko turaganira none utangiye kunaka ko turi kuganira ndi kuguha amategeko n'amabwiriza ukumva mumbabarire ga ntabwo narikomeje zo kugenda hano uko nta byari gibe mara wara nibagiwe n'akazi waje gukora aho ntabwo nakibagirwa sinjya ngusanga se amaguru ari hejuru mu ntebe uri kureba televiziyo ibyo mbara bisa nabi kizi faranga atari zaje no kubaho kabakira bibi kibazo no kuri naje mbananiwe naruka baho nkabo wasoje akazi kakuzanye uranyumva neza uri kubyumva ndabyumva mwabujura ndakubwiye ngo iki ambwiye ngo nshunga televiziyo ngo mare ndeba cyangwa nsoka nze mpora mfunze kuko mpora mfunze nyine n'ubundi nibyo nshaka kumenyesha ariko mana we kuyu wamugira umukira akagera ko muri Amerika yakwica abantu bose niba bidufatana rero niba bidufatana tuzavuga ko inzu nashaka kuyikwerekana kuvuga ngo niba ahantu hari haritetse televiziyo nashaka kwereka irange ry'inyuma yaho ukuntu risa naryo sibyo mwereke irange ribaye ryakugira ngo na televiziyo ese hari ikibazo byagire ibyo cya cyapa kizajya kibidufasha niba tubaza ngo nindo cyahise tuvuga twe twakibonye iyo dushaka kwiba twinjira hari ibyuma dufite nk'umuntu yagufashe nta n'intwaro nose yagushinja ubujura gute kugatekerezo niko tugende tubikora gutyo ibipangu nka bingahe ntabwo turaho tubuzemo ibintu ibipangu kandi ndi kuva tugiye gukira igitekerezo nicyo abantu basiga inzu bakagenda nuko dushyiraho ngo arakodeshwa nemereye kwinjira none urabona nko muri iki gihe none hari izuba ryinshi umuntu yicara mu nzu akigaramira karangaza kubera ubushyuhe bwinshi akigaramira cyangwa nabe yinyabije agiye nko muri toilette cyangwa agiye nko mu cyumba akabyibagira tunamusanze mo muri salo yasinzire twanamunigiramo oya wamunigira wowe wamunigiramo keniga abantu ngewe nagatekerezo nari ngo kadufasha mu kugira ngo byorohe nitusikire umuntu dusanga kugira ngo twirinde n'ibibazo tumureke cyeka dusanze yasinziriye nibwo twamukangura ko suko mukangura ngo abyu nuko mukangura tumwira njyagura aryamye hasi yararyamye wanibye suzi babanditse biba radio bagasigara baririmba indirimbo yaririmo urumva niyo gahunda bwo dushaka ngenda namaze no kuhabona igipangu cyo muracyo wowe nkurikira namaze no kukibona wowe nkurikira gusa rero banzu nyumve uri muri muna wanje niwe muntu tubana hanga inshingano zanjye kukwitaho n'inshingano zanjye kugukebura ndagira ngo mbanze nkubwire ngo zino ngiso zawe zo kutita ku bintu banzu nyemerere yuko zarangiye ibyo bintu bitazongera no kuri Grand Frère byararangiye kandi urabizi ko nsigaye nitwara neza nkubwire ngo hano hanze we nuko wirirwa hanga ikintu bita ubusambo bureze urashyira imbabura hanze ukaba warayibye ivuye se Grand Frère kandi dufite gaze rega impamvu mba ndi kubikubwira ntabwo mvuze kuri twebwe dufite gaze icyo gushaka kuvuga nuko nose n'imyenda uzajya uyanika kuri gaze ndi kuvuga ko n'imyenda no kuyanika uba ugomba kubireba ase Grand Frère uko bize hari imyenda bari batwiba muri uru rugo ese ibintu bakora handi ukeka ko nabo batabibona abo nyine birabareba ntabwo ndimo ndaburana nawe icyo ndi kukubwira nuko ugomba kwicara ahangaha ukarya urimenye bya bintu byawe byo gusiga televiziyo yakangaha ngo ugiye mu gikari kujya gutelefona n'abakobwa bawe sinzi byabo ugasiga inzu yose wayirangaje igisambo kiba kigucunga Grand Frère iki gisambo subwo cyaba kincungira ariko buryo cyamenya ko nyine televiziyo nsize nyira ari buze kwisa uzi ko babaye mutese pe oya nitwa Gitego ntabwo ndi mutese none se kuva igihe wabereyeho nta na rimwe uribwa sha Grand Frère kuva ngiye nanavuka no mu rugo kandi urabizi turaba n'umupolisi bigeze batwiba wigeze wumva papa taking none se shaka gusa
ubwo kwiga muri internet ukajyana igikapu cy'imyenda bikarangira bayibye warebaga. Iriya myenda ntabwo bayibye ninjye wayigurishije ku bushake. Oh my god. Iriya myenda ntabwo bayibye ninjye wayigurishije ku bushake. Ariko wakiginga urumva nk'amagambo buri kumbwira nga imyenda ngo guki Mbona urakaye. Wangira iki se byararangiye. wayigurishije Nayigurishije 2,000. ibi ni ibibazo. Imyenda twaguze amafaranga arenga 50,000 wa mushenzi wayigurishije 7,000. Sinayambaye hose. Usiyo nayigurisha ubu ngumba nyiyambara. Abo pusa. Uziko amaze kubona kuri iki guryo tuzi. Nuko kubona gutya n'ibyanwa nta gutekereza. Umuntu w'umugabo nkawe urifata ugahamagara ngo imyenda bayenyibye. Wayigurishije. Ninjye wayigurishije rwose pe. Uze ngo nibisambo bindi byose biza muri zikaritsiye ngo biyobora rero. Oya. Njye urabizi kikaritse rwose sinanayimenyereye. Grand frère urabizi. Meze bite se mavi? Nako bimeze. Abanyaga b'abajura baratwishe none. Nawe ubujura bwakugezeho se ni bwa bundi biba umuntu bagashira icyapa aranga inzira akodeshwa. Dore barabimvuze rero ibyo. Uzi ko ari wo mutwe barimo gukoresha ubu umuntu azajya abona umukomisiyo namukubita mwisi igisambo. Rero irondo ryivanze n'ibisambo wa mugani w'abanyarwanda. Ubu ngubu ntiwamenya bese ubonye umuntu wawe ahita avuga ati genda nje kurenza ikodeshwa uwo ari we wese Ariko se umuntu areba inzu ikodeshwa terwa televiziyo ubwo barimo kureba hari uwari afite switerwa cyangwa bafata bagiye. Njyewe ejo bundi baraje binjiramo hano. Urabafasha? Nkimufata bambwira ati hariya ngo twebwe turabakomisiyo nawe urimo urashaka iki muri televiziyo yanjye. Ati nukura agaciro k'inzu. Inzu ni yanjye. Bare mu kwisa. Ntago ndi kuganira nawe anga se ndi kukugisha inama. Urukunyumva neza. Ndi kugira ngo nkubwire yuko ibisambo byiza. Tuzabisarura ryari. Nzaguca kugira ngo ujye ubona ko ubwo bugoryo. Oya. Uzabisarura ryari. Wabisambo wabisarura. Nese kuvuze ngo bireze. Jye ngize ngo ni nk'imbuto nyine runaka. Nyine urumva ikintu cyiza se niba gisarura. Umva neza ari wamushenze. Sigaye umenyere niba ari uko ndi mukuru wawe. Icyo nkubwiye ni iki ngiki. Niba usohotse ukajya hanze. Sigufunze inzu. Ibyo bintu papa yarabitubuje kera ngo burya ntuzafunga inzu uri imbere y'umuryango. Ngiyo witsamuye itupfa. Ese urabiye ko papa yatubwira ngo ntukicara imbere y'urugo rufunze. Ikindi ziransoresore ingenzi zawe zisigaye ziri kuzinywa amata ahangaha. Icyo ndi kukubwira ntazigera numva ngo mwazizanye ahangaha. Hello? Meze neza. Mwa. Ndavuze ngo shiraho nanjye no. Kwisa, girlfriend wakigiye tutubwira tuzi. Ready kabisa. Ariko ibi ni ibibazo. Nyine uyu Buretse. Nta nubwo ndava ahangaha mutanyo inzu mwamaze kuyibara. usibye ko uyu nguyu ariko ni imikino. Uzwi ngo abimusanze. Imikino mu nzu. Nubwa mbere nari mbyumvishe, nubwa mbere nari mbibonye byancanze. Kuko nako turi bigenze rwose. Ubu ni umuntu kwegera abayobozi ko ibintu bigiye kuba akamenyero. Kwicungira umutekano nta kubyaba. None se twumubwire. Kandi umuntu yishyura umutekano. Umutekano se urabona bari kumfasha iki ngewe nta kintu kumfasha baranyiba. Ibyo no gusa umuntu azakubita umuntu amene ubwo wamufunga. Abatekano baba bari hariya abandi bari hariya. Rero wasanga nabo bigira abakomisiyoneri rega abantu barahindutse ariko abantu baranatekereza bira tujye tubashima. Abajura nibo abantu bagira ibitekerezo kuri inosi. Erega hari umusore bigeze gufatana n'umujyi arucuruza mu magi akamena ijya agasukamo urumogi. Navuga ni umusore rwamufashe. Gute se kandi umuntu agura igiriri ryo. Aha urabona ko akundi bakata igihe hejuru gutya agakuramo twatundi tw'imbere agashyiramo urumogi akajya acurika wowe ukaza kugura amagi hari igihumbi 500 zise se we warigura. Aha ukabona acuruza amagi kubita igihumbi 500 buri munsi konerwa mu muhanda acuruza amagi. Baramufashe ndahagana wa musore n'ubwo wagufasha wari wakoresheje ubwonko. None nibaza ahantu ari umushinga ari kwiga ukomeza. Ubu none ntazagaruka sinzi. Uyu nguyu yabimusanze ubwo se ubwo yaza gute? Imusanze sari kukubwira ngo kuva imusanze uzangana iki se? Yavugaga inzu y'Imana nago mukuru wawe se aje Imana. Imana igira mukuru wawe.
Grand Frère kamubwiza ukuri uyu nguyu bamwita Shakina abimusanze ubwo se ubwo yabimusanze akaza ahantu ubusanze umva rero nkubwire nakubwiye ko nari kukugisha inama nta nubwo ndi kukwaka ibitekerezo nakubwiye ko ibisambo byeze nako numvishe wumva nabi byarateye amagi y'amanyarwanda se cyangwa amapondezi ase Grand Frère How many times will they tell you? uruzi ubwo ngubwo nakuzurane n'izi nki Oh my God. ako rero Grand Frère nawe rwose urandenganya mukanya urambwiye byareze ndavuga nyine tuzabisarura mukanya ngize amahirwe numvishe ko n'ibyo bisambo bisigaye bitera amagi ndavuga utahubwo ntariya dufite mu nzu reka tuyarye vuba vuba tujye kureba nayo ngayo ibyo bisambo byateye none urankubise ngo nzuzurane Oh my days. Romo worry to your love. usagenda ufate ibintu byawe ujye mu rugo niba we shase ngiye gusubirirwa amagana pe mbabarira ndinda gusubirayo none ndimo hano ndimo ndirwa ncyocyorana nawe kubera iki oya Grand Frère mbabarira ni ukuri niba ari inzu nzayitaho ako we itegurije ubundi nzakujyana mu gipolisi nawe nanone hoya oya ndagira ngo icyo gikoma cyanze kigushiremo kubera ko ndakubwira nkabona urimo uranyurira we meruka kuba igikoma kera pe none si igikoma none si kumbwiye igikoma mfite Grand Frère nawe guri kuncanga ngaho ibaza umuntu watekereje kwiba mu izina ry'umukomisiyoneri uramusanga mu gipangu avuga yuko ari uburenganzira bwe buriya nabo baratuvogera ni hatari nose turabigenza gute ngiye ndumva twakiyambaza nk'inzego z'umutekano twabwira ikibazo gihari kugira ngo ejo umuntu atazakura umuntu amenyo bakavuga turi muri hani siko ni icyaha ubu njye nanje kureba mubwire ko ngewe noneho mfite n'agakuzi k'inzazame we nta n'ikintu yita bazamuterurana n'inzu nabo bamutwarana n'inzu bazamutwarana n'inzu rwose yatayitwitse baramwiba nawe bakamutwara mu mizi niba yitwika ahubwo bazamutwara ukuntu ari akazanga yanavuze induru bagahita bamutwara hari uwaje hano umukozi wanjye araza nagiye gusenga akora amasuku afura mashini afura televiziyo afura mashini nayisanze yayanditse ku mugozi hanze yanjye irimo guta amazi n'amazi yayishyize na omo kuri disipurine nsanga televiziyo aho ngaho yari yayihanaguye urumva byagenda bite naramurebye nanjye mudubika mu mazi ntibanza wumva uko yababaye nta mishinyi kubirangira ngewe umwana w'abandi aba ari uw'abandi neze rero ubwa mbere n'ubwa nyuma ugiye gupfa kaza n'udupapuro utangire kunsinyira aya mafaranga ya mise baguhaye nzayatwara kiginga nkubwiye ko nta muntu nshaka mu nzu yanjye nkubwiye ko we genda uzinga ibyawe utahe oya mbabara nutsubize rwamagana pe ikindi ibi bintu byose ubona muri iyi nzu bizinga zangaha ubizinga ubijyana he aho ubundi ubwo uruzuye nakuzurane nyine se n'incu wirirwa unkubita Grand Frère mbabarira noneho ibyo nsize muri iyi nzu ngaruke mbigure ndaguha amabere ya nyuma Yesu ko cyabaye ikigori umuntu arakibwira ibintu kikumva ibindi abundi uzakora ryari shaka ni ukurubona gutya gusa rwarakushije ibyandwa They never show you say this. nta nubwo utekereza wowe ibintu byarateye se ni itungo Grand Frère usika amabere umaya ari aya mama You be mumu, you call other people. mama wanjye nawe nese ndabiyobewe none se kubera icyo yamaye nyine mbabarira noneho ngaruke nsanga hari ikintu cyabuze cyangwa hari inyana y'imbwa iri muri ese iyi ugiye nzu kugaruka ubu cyangwa zamara inyinshi reka mbwira amenye ukuntu mprepara n'ibiryo menye ibiryo nzajyane kuko nsanga wanakoze bingana amasuku muri iyi nzu wanjye usundi wajya ukubita abapolisi bagenzi bawe njye bumuri namunywesheje idomo mwana w'abandi umukozi wawe mu rugo bamukubaza oya bikakurenga ntabwo ari ukumwica buriya yabonye mashini ahita ashyira hasi igikopo cy'amazi afite niwe ugitunze se yaba akiri aho se cyo cyararamutse ngize ntabwo agukorera iminsi ibiri ahita yigendera ahandi se naho n'abajura ubu nari maze kurya akadahingwa niyo mpamvu urimo kubona ndimo kurwana n'ibintu byo mu menyo uzi ko ibintu byakomeye izuba rirava rikava no mu nyama y'inka urarya inka neza neza ukanakuka amenyo uzongera kumenya narwanye nayo nkubise umutwe ku gikuta ndimo kwishika umuntu azireka se
ariko mavi ntujye uhinduka koko inda yarananiye byo ntabwo ari ibanga. inyama ubundi kutavuka hari ahantu bajya bavuga ubundi ukunda inyama kurya buriya rero inyama ni ingeso ubu bakinatetse hari ibindi ndya se bishyikiye kurya amafiriti amafiriti buriya bararenzaho n'akanyama buriya ni ingeso inyama kandi umaze kuzirya ni kwa kundi umugabo ntabwo ni ibanga umugabo yumva inkono umugabo yumva inkono ni kari bataba bagarutse abajura se ntabwo bakumanga abajura fande mavi umeze biteze namahoro umukobwa aho neza nese kumamagaye igitaraganya namahoro yewe ukira ngo hari amahoro ariko muri karitsiye ni yansuzanye y'abanyarwanda niyo avuye gupfushwa amubwira ngo ni amahoro avuga ngo ni amahoro ye wapfushije umuntu nyine bimeze bite gutanzwe dufite abajura barimo kudusaka hasi hejuru muri karitsiye uritsamura kubita n'umujura mbese buri mukomisiyoneri hano mu mujura umuntu kwinjira mu nzu ugasanga arimo gutera televiziyo wamufata gutya ugasanga ku nzu yawe bashyizeho iki cyapa kivuga ngo iyi nzu irakodeshwa ngo ni abakomisiyoneri mu mubano fande barakwiba uretse gato baza kukwiba wabona umuntu mu rugo rwawe ugatumubwira bite ko utakumanze uravaho ukajyayo agatakubwira ngo kandi ngewe hano ugasanga inzu yawe yanditseho icyapa kivuga ngo iyi nzu irakodeshwa ntacyo washyizeho inzu yawe itanakodeshwa ari wowe uyibamo wenyine noneho kwa kundi umukomisiyoneri yisanzura mu nzu ugasanga afite n'ibikoresho afite televiziyo agatakubwira nanjye kugira ngo ibikoresho ko byuzuye agaciro k'inzu ni aparitema se ngo dusanga ibintu ibikoresho birimo kigaragara kuri sitasiyo ya polisi mbere ngo dusanzwe twakira ndumva iyo kese ashobora kuba ari nshyashya nakubwiye niba abajura batekereje agashya kubera ko urumva tumenyereye abibana ingufu bamwe bumva bashikuje abantu ukumva wenda nk'abandi babandi baniga cyangwa guhamagara agatakubwira ati nibi urabizi nyine ubushukanyi waba uhari this man sawa kabisa telefasi uburyo babase telefone hitwa icyapa cyizeho icyapa cyizeho neza icyapa kiri sawa sawa kabisa nshaka kunyose tuyikura mu twinja asa kubisa kutanguye gukora urabona ko utani byiza ni byiza nuko harimo abantu bataravamo makaro ndabona umuntu yibona urabona makaro aba iyo yanaguye aracya none uyu ni ryarange ni amazi iri ni ryamazi kabisa none nuruza kureba ndabona bisawa nakibazo chef namoro byose ni sana kabati urabona ko ari keza urabona ko nakabati wagashyizemo aba ari fresh kabisa nabo bamubonye nanjye ndamubonye ndatabona bose yumve nambo wahe sasa urabona amarido ya nuko wimuki yego muri bande ko muranga uri mu nzi kodera mu mubano zirakodeshwa kuri kuzo iri ku isoko ahubwo uri ndi kubabaza ngo mwebwe nsanze mu nzu yanjye oya mbere na mbere ntituze gukangana sibyo kuko inzu si yawe niba ari ni yawe akakanya washyize ku isoko buri wese yemeye kuyigeramo sibyo kubera ko okay muri magambo make ngende umukomisiyoneri uyu n'umukiriya arimo arashaka inzu yo gukodesha niyo mpamvu nari nakunze ibara nakunze n'amakaro niba washakaga kuyigurisha we no gukodesha okay ninde wabwiye ko nyine inzu yanjye ndimo nayikodesha ariko mujye kureba ariko umuntu ashizeho icyapa oya nje abakiri nk'aba ngiye dukora cyane tujya dukorana cyane tujya duhura chef reka nkubwire ikintu nakeneye nakamenyera Jesus ikintu nakeneye ni ukunyinisha muri business yanjye ikintu nakeneye ni ukunesha umwari ikintu nakeneye ni kujya mu bintu ndafite akaba chef ntabwo ari gushyira icyapa hano ku nzu yawe handitseho ngo hano hari inzu ikodeshwa hano ugasiga n'inzu yirangaje nanjye nk'umushoramari ntabwo wankura mu kazi kanjye ngo nze kureba ibintu oya boss wirakaruye humura ngende komisiyo yes yego uravuze ngo icyapa cyanditseho ngo hano hari inzu ikodeshwa mwinjiremo murebe aboye buretse sha ntabwo nkunda akavuga sinkunda abantu bakungira wenda kwinjiramo kureba ntabwo byari byanditseho ariko usanze ahantu harangaye bwari kwinjira yego kugeza ubu nababashije ngo mwagize mu nzu yanjye gute icyapa kiri hehe icyapa kiri hano imbere ahantu harafunguye twagomba ari icyapa sibyo hano hari inzu ikodeshwa sibyo icyapa kiraho ngaho imbere nta kibazo
nabakubita zibanuka ahubwo uratwishyura wowe uratwishyura dutumwanya tuje kureba inzu urashyizeho icyapa uri kutubwira ngo burya ya nzu niba itagikodeshwa gikureho sibyo wagishyizeho uyikodesha ngiye nafashe icyapa ngishyira ku nzu yanjye kwikodeshwa yego none ndimo ndakubita baje kwikodesha ari namahano makosa nayandi icyo cyapa tugihanze mwakinyere si hano ku muryango tugenda uretse uhagaze mu magato yego harya mumaje gukora iki twe twaje kureba inzu ikodeshwa ngende mu komisiyo ukamubwira twaje kureba inzu ikodeshwa mwana muje kwikodesha ngeze ushaka wewe uretse gato ntabwo nkunda abantu bavugira mushaka nabikubwiye kandi mujye muba hanyuma se mwembi ko mbona n'ubundi mwese musa nk'uwo mayibobo n'indi mayibobo bikodesha inzu imeze gutya ko mayibobo ubwo yaba yayindi ishyira icyapa ku nzu baza kuyireba burya ngo ubwo kize ngo narakinaga muri Kigali turi gukina bisaza iyo nta kibazo ngiye nakurikiye harya ngo mayibobo ntiyagize gute iyo ntiyagize gute wanasubiramo ariko wigira ubwoba turi kuganira nk'abantu b'abagabo nk'umuntu uri gukodesha inzu ye kandi unongize n'Imana mbonye abakiriya ariko ntuze kubifata nk'ari ukubeshya oya ndashaka kumva imbobo ngo ninde oya ntabwo uri imbobo natwe twese ntabwo turi imbobo nyamuneka twe twabonye icyapa sibyo twabonye icyapa hano no tubona hararangaye turinjira ngiye mfite akazi ko kujya gukora njyewe mba mfite ibintu byinshi kujya gukora muri kuninza mureke ngende ntacyo tuganire n'injye we nawe nashaka n'inzu urumva wikane umuntu arakare urumva nk'uko ufite akazi ko gukora ntugire ikibazo kugana n'imburamukuru njye nta kazi oya ntakuze ntako ariko nk'umuntu wansuye unakeneye bapanga yitwanaganira twabasuye twaje kureba inzu ntacyo nimuze munyereke icyo cyapa kiri birahita binoro sibyo birahita hano ku muryango birahita binoro uretse wikwihutegera ati hano hari inzu ikodeshwa twavuze sibyo ngwino waduna ahangaza Musafani icyapa si ngiki Chenyereke pe oh my god usanga nari ngiye utareba neza ariko ndashaka kukireba ahubwo ko cyari umweru usanga wenda by'amagambo ntabwo byashoboka inzu yanjye ndimo ndayikodesha umuntu yibye icyapa se ndashaka kukireba nanjye ubwanjye komisiyo turapfuye tagaswibare